izo nka ngo FDLR iri kuzijya gute? FDLR imaze kurya inka zisaga 2,000 kandi iri kuzikura mu bice M23 iyobora igenzura. Iri kuzishimuta ariko ku rundi ruhande abantu bataza kubyumva nabi ntago M23 iragira inka ariko ku rundi ruhande wumvise ko ngira ngo ubwo twabaganaga babaziragiye nyine nabo mu baturage bahera tuvuganye wumva bavuze uburyo zibwamo. No kuvuga ngo wenda nuko samutime badashaka ijwi ryabo rijya kuri radio bashaka tubashyara kuri umutekano wabo ariko FDLR ziri kwitwikira riya shyamba rya Karenga. Ni ishyamba twababwiye ko iri shyamba ushobora kuryinjira ugahinguka yitwa Kicanga ku bantu bazimaze ubwo nibo mbwira cyangwa se ugahinguka Kibumba wenda wahinguka Petit Masisi wahinguka ahitwa za Burungu warikoresha ubwo ni mu byerekezo bitandukanye wagera aho bita mu Bwiza cyo kimwe uko wahinguka Kibumba hano haruguru winjiye mu ishyamba rimwe ni parike y'ibirunga ariko inyuma ya Nyiragongo na Nyamuragira. So rero murabizi neza ko iri shyamba n'ubundi ari FDLR ari M23 bose bari bamwe bararisangiye. None hariko ku rundi ruhande hakaza uburangare bwo gukorwa n'abashumba baragiye ziriya nka bakajya kuragira muri zone twavuga ko nko mu rugabaniro rwa M23 na leta cyangwa se ni FDLR. Aho rero burya ntabwo umutekano waba wizewe emabo wanahagwa. Ibi rero nibyo biri gutuma mu by'ukuri izi FDLR zitwariza inka ku buryo bworoshye. Ubu tuvugana hano mfite ijwi ryo ndumva no kurishyiraho bitanagoye byo nta kibazo kuko n'ubundi twarikoresheje mu binyamakuru bisanzwe. Zatushyuye twumve reka ndiguhe uryumve mutara umumama. Ariko se abaturage bo ntago bijya muri uburangare kujya abaturage nyine urumva ngo nibarenga bakajya kuragirira ahantu badashoboka hatariho hatemewe. Nibyo ndi kukubwira nti ega burya buriya no kwirinda n'ubwirinzi nabwo bugomba kwirinda cyane nko mu tuduce tw'imirwano tudafite umutekano wagombye kumenya ngo sindenga nose ntago ejo bundi abaturage hano bavutwa bavuze bakanga bati ntimukajye mujya muri cya kibara ngo murenge ko akunda bazana ngo bashimuse bamwe muri bo. Reka niguhe kuri WhatsApp rirebe ryakugezeho noneho urumva ugomba kumenya nyine ntarengwa nuko ntarengwa hano ubuzima bwawe mu kaga cyane uretse n'izi nka kuko urumva nk'abashumba bo baranaho aho ariko andi makuru akavuga ko ngo bajira bizi nka bajira nyine hari ukuntu uba ufite inka nyinshi urumva nk'umuntu abantu baborozi hari ukuntu uba ufite inka ugashiraho ugomba kuzikurikirana ngo ahubwo ari bo baba banazigambane sometime nyine ahantu barusahura mu ntago bajya baburanga wagakopera nabo ngabo nabo bashimusi nizo FDLR bakaba amadolari runaka akababwira ati twe turaziraza hanaha MV3 province hanaha ntagihagera muze rwose munakora umutima umpa amafaranga. Rero se ntabwo twabonye ko n'abasirikare ba Congo FARDC ijya yitegaga igico ijya y'amafaranga agora naga mu munwa no kuyiseka ijwi ryakugezeho se bira bintu bibabaje ka turyumva batozagiye cyane nyinshi ntabwo bazogira ni nk'ijana marike hagiye 60 Kacyo hagiye 20 hari indi y'umunyamerika zari zicumbitse Kacyo hari n'indi z'umunyaburungu zari Kacyo ni inka nyinshi ntabwo wamenya umubazi inka nyinshi mudo inka nyinshi cyane babyumvise ati hari izo bajyanye z'umunyaburungu. Burungu rero ni agace gakoze kuri iyi parike ndi kukubwira n'ubundi urumva umuturage yabivuganaga n'agahinda ko biranababaje rero yakoze kugira ngo bagutware nk'ijana mu rwuri binjiye mu rwurirwa bakuremo nk'ijana abo n'abaturage baturanye yavugaga baho ngaho ariko kwa kanaka bazitwaye z'umunyamerika mu diaspora nawe yamuvuze aho ngaho zatwawe. Hari n'undi witwa ngo Niceo ushobora kuba atuye mu mujyi wa Goma nawe bazitwaye. Urumva ko mu by'ukuri izi FDLR sinzi ko biri buze kugenda ariko noneho hari Masisi harandi muri Masisi harandi matekinike ngo bari gukoresha bakaza ari bikundi nka bibiri FDLR igikundi kimwe kikaba kizaho position ya M23 iri kikajya gusa naho kirasa kihegereye
kugira ngo M23 itajya gutaba igikundi kimwe kiri kujya kuri defense ya M23 ikindi kajya gushorera inka kugira ngo bajishe barangaze itajya gutabara barangare amasasu inka rero zigatwarwa gutyo ariko ahandi hantu ari kuvuga ubujura bw'inka ariko ho buri gukorwa n'abashumba n'abasirikare b'abarundi naho bita Shanjo ni muri Sud Kivu muri Karehe urumva ahitwa Rumbishi aha naho ho ngo bari kuzibagira mu rwuri bakutse abanyagwa inka bazimaze pe bari kuzibagira mu rwuri se bagatwara inyama ariko ho urumva ntago we mu makwatatu yari yagira muri Shanjo ubwo baravuga bati kugira ngo dushorere byatugora reka dutwara inyama oya no kuvuga ko bizeye ko nta muntu uri buze kuba bafite umutekano hari urumva ni muri area n'ubundi M23 itarimo ariko ku rundi ruhande urumva ko bibaje cyane izi ngabo z'abarundi zaje ngo muri Tafoke zirimo zirakora ibikorwa bigayitse cyane urabizi ko ubushize twavuga ko inzara yabazengereje kumbe baje kwivura kumva bataka ubushize ndi kwavuza inkuru hano ko inzara yabazonze ntago bagitaka rwose bashotse rero bishoye mu bujura bw'inka z'abaturage hariya ariko ku rundi ruhande twanenga leta ya Kongo irebera abaturage bayo mu by'ukuri imitungo yabo inyagwa n'igisirikare cyitwa ko cyaje kurwana abaturage babo kandi itabemera urugamba rukabananira ahubwo bakishora mu bujura bw'inka uravuga ko ngo abaturage bayo kandi itabemera ko n'ibyitayeho nicyo kibazo mu mwanya wanjye kuko uravuga ko ngo abaturage bayo ntibemera none ahubwo iri kumva ahubwo uri guserebura kuko iri kuvuga uti basaza babo cyangwa se bene wabo bari kuturwanya none izo nka niba bazishimuse urumva ati leta ko ngoyo ntabwo ibyitayeho hanyuma rero tukiri muri agace ka Masisi muri hariya muri kagace muri biriya cyerekezo cya Kicanga harahitwa Muhongoze ngira ngo ejo twayikomeje ko hari kuvugira amasasu menshi cyangwa se twakwita ko ari imirwano ngo yari amabandi buriya ngafite ukuntu ajya acunga zira nyatura zo kwitwa Ndaruhutse Dominique babizi ko hariya rwose uri nka Mbarushimana ushobora gushinga icyama cyawe rwose ukagura imbunda ukagikurikirana kigakomera icyawe cyo cyaba cyoroshye wajya uzana mimuwe bara ni ba ntampuwe urabeshya ejo ngo isoko rya Kicanga ryari ryaremye isoko risanzwe ni ry'abaturage nyine naho biti gashuga ngo rirema kuwa 4 izi rero izingegera zo muri ntabajura hanyuma ngo bagize bate sasa semabure kose aba bantu bibi nka bakiba abaturage bagize bate ni gute ndi kubita abantu b'amabandi badasobanutse oya amabandi yo nta washyikira agira gutya bajya gutega abaturage barabambura banarasamo n'abaturage babiri ndetse ko batapfuye barakomereka gusa bavuye mu isoko ubu nta kintu bashaka kubambura ubwo cyane urugomo rusanzwe tumfasha ubu bari kukubwira ngo isoko ryari ryaremye kandi iyo ryaremye baza kubatega kose kuki ushaka batipere nabo ntago ari serious umuntu ukashambo biri hariya ukamwambura ibintu wanamuvugisha ubuzima koko sinzi nicyo umuntu yabita pe umuntu avuye kwigurira udushyimbo n'akabogari kakaba kanarimo nabyo avuye kwigurira agasabune ugeze ku rwego rwo kumurashisha Kalachnikov ngo tumwambura utuntu twa fake tufite 10,000 wenda umbwiye ngo n'umucuruzi uvuye kurangura yapekeye fuso ariko nawe ntibyemewe ariko ibaze umuntu uvuye mu isoko urumva ahangaha ni ubugome ntabwo ari ikindi ni ubugome ntabwo ari kuvuga ngo nibyo babagambiriye ngo bafite ngo bya mirenge ayo nguko ejo rwose abaturage babiri barashwe ariko bari kwitabwaho nyine kwa muganga cyane ko barasiwe n'ubundi mu bice twavuga ko bifite isoko rya Mweso uyu munsi hararemye rya Mweso ahubwo ejo hari haremye rya Gashuga n'iryaho bita Kicanga hanyuma tukiri muri Kongo rugana Aimable sabe ko amazari yagera oya yitwa Frank Diongo uyu mugabo rero ni umwe mu bagabo uri kubona hano ubwanwa buri mwimvi uyu buriya ni membre fondateur w'ishyaka rya EDPS uriya mugabo papa wa Tshisekedi yarayoboye witwa yitwa Etienne Tshisekedi
ariwe papa wa Antoine Felix Tshisekedi. Ishyaka rero ngo bari bafite irya EDPS rya mbere, ngo uyu mugabo akunze kwibasira cyane Tshisekedi amubwira ko ngo imigabo n'imigambi cyangwa se cyatumaga barwanya ubutegetsi bwa Kinshasa, ngo yageze ku butegetsi arabihindura ibyo baharaniraga mbere akiri kumwe na papa we. Uyu nguyu Frank Diongo ni umufondateri w'iryo shyaka rya EDPS riri ku butegetsi ubu ngubu, ariko akavuga ko mu ndangagaciro bagenderagaho we na papa wa Tshisekedi, uyu mwana ngo yageze ku butegetsi ahita abakigewugewu asobanya. Ejo bundi rero yese abakigewugewu yabaye kigewugewu, ngo mbere niko Frank Diongo avuga, ngo mbere yari ngo mbere na mbere umuturage ku isonga nka bino bya hano iwacu. None ubu ngo bavuze ngo basigaye bavuga ko ngo famille, ngo avant tout ngo ni famille. Famille y'abayobozi, famille nyine ngo umuryango w'abayobozi nyine. Rero kongo niko byahoze. Aha rero ubanza kubaka amashato za Burayi. Mu Rufaransa rwisha avuga ati si le Rwanda peut soutenir les Congolaises pour chasser le Félix Tshisekedi, ati je soutiendrai. Ngasobanura mperuka igifaransa ukidedebuza hano, ngo niba u Rwanda rushobora kuba rwafasha rwarukura abakongomani ngo nzabashyigikira. Ati Félix Tshisekedi a vendu le minerai du Kivu d'une valeur de 40 millions de dollars américains. Ngo yagurishe amabuye y'agaciro ya miliyoni 40 z'amadolari z'abanyamerika. Navuga ati rero uyu mugabo nuwo guhombya igihugu no kukirindimura, ati rwose niba u Rwanda koko nkuko babivuga ngo rushigikiye abashobora gukuraho Tshisekedi, ati nanjye nzabashyigikira. Urumva bamwinubye burundu Frank Diongo bamwinubye, batangiye kumukaraba. Bamukarabye kandi si by'ubu ngubu, ubundi mbere batangiye kujya basa naho bafite amarido mu maso, ariko abenshi batangiye gusobanukirwa ko nta kintu rwose abamari hari. Anje kubabeshya ngo nimara gutorwa ngo yaravuze ati mu ndebe ku munwa, siko bitangira muri ya ndirimbo, ati ntabwo mbabeshya nintorwa, ati ngiwe nzakoranya des chambres abadepite n'abasenateri, ati meme ndeclare la guerre au Rwanda, kandi nzabarasigoma ntago ngiye nzirirwa njya kuvuga ngo nzinjiramo. Abakongomani rero batazi imvugo za politike bati ni wowe wacu, bavuze ibigeregere, bati rwose ahubwo wowe wabagahekera kose. Ibigeregere ni iki namakondera? Ntago se ibigeregere shangwe na bigeregere kuvuza ingoma n'amapendo n'injo bigeregere. Bigeregere ati wenjo we tukabisa kera kose abagaye bwana Tshisekedi, kandi bibagirwa ko yahoze ari umutaximan mu Bubiligi, bari bikaze ko ari general ahari. Uyu rero nyuma yuko bamutambuye ko yabaga yishakira mu by'ukuri amajwi mu buryo bwo kuguma ku butegetsi, batangiye kumwigarika ngira ngo hanigoma aho bamubonye bamuciye urwabo. Banze ibibazo byavuka, ntacyo bamutwara ko barinzwe bikomeye. Buriya ari nonga abaye yiyaminiye agakwa kundi tujya tubona abandi biyaminiya, akaba yagenda n'amaguru nk'ikilometero. Bamera ko Trump bamukubitaga inshyi mu matwi. Aho nabonye bateye igikweto ajya ninde ni Bush ninde se Obama muri Amerika. Abo so Obama oya akandi gasaza bazari Bush Erika Bush. Abo Obama insolite yabubayeho ntago ibyo byo kubitwa nta n'umuyize mukora, ahubwo ni sazi zamwibasiraga aho risazi muguyeho atazahivuye. Ntango byoroshye. None se nta isasu ntago ryabura ko kejo mu kibaya hiri ibisasu byinshi, ariko ntago byabaga ari ukurwana, ahubwo burangwa abazarendo bafashe hasi hejuru bari kwigishwa imbunda zirasa mu ntera ndende. Ejo biriwe basheringa mu kirunga hejuru, ariko amakuru yemeza ko ari imyitozo abazarendo bari guhabwa, ngo yo kurashisha imbunda za muzinga, ngo kuko ngo abasanzwe bazikoresha ngo ntago bahuzaga mu rurimi. Ngo nayo ngo ni imwe mu mbogamizi ngo yatumye ngo badatsinda urugamba, ubwo bakoresha tirari ngo batumvikana ngo n'abasirikare basanzwe. Kubera abazarendo bari kuziyigira, urumva abantu ba hano muri Nyiragonga benshi bivugirira ingaro, bavuga igiswahili n'ikinyarwanda, kandi abazarendo twasanze ari FDLR, siko bimeze.
nawe abantu bavuga ikinyarwanda rero ukabona wenda nk'uwo Murundi nk'umutanzania niwe ugiye kuri Tirade cyangwa se Afurika y'Epfo nigiye kuri zo mbunda za muzika usanga icyongereza shwidate ni mu gicuku no muri FDR wibire mu mabungu epfo yo ngiyo za heza gatoya avuga ingara y'Iswahili byavanga ibintu by'ibihunde n'ibintu by'ibindandi kumukomandinga mu cyongereza bigasobaye yamubwira ati grade coordinate uneka mubaza ati unasema nini ni nko kuvugisha umwana ugikambakamba arakureba gusa da ubwo rero ngize mbogamizi nuko irabuza twavuganye mfite ijwi ry'unyuza ry'umwe mu basirikare bari hariya bo muri CMC muvugizi wabo ejo namuvugishije aravuga ati rwose ni imbogamizi twagiye duhura nazo ku rugamba mwiringara cyangwa mu kinyarwanda avuga Kiswahili twatangiye mu Giswahili birangira ageze mu kinyarwanda ariko yanze ko avuga kuri mikoro yanamushize kuri YouTube arahari ikiganiro kuri Mapendo TV ngo ntago ashaka kuvuga so umuvugizi se yatinya kuvuga umuvugizi ntago akanga kuvuga ntago yabyanga atari ko twiyemeje kwigisha twembogamizi twagize ko namubazaga impamvu barwanisha umugongo buri gihe kurwanisha umugongo urabizi amasha cyane rega nta wundi civilian ifuru harimo akantu kadasanzwe harimo byanagorana gusanga harimo amahugurwa asanzwe ariko adafite inenge byanagorana gusanga umuturage wo mu Rwanda uri civilian pire furu hari ukuntu haba harimo utuntu tw'enjyawuro rero bwana Aimable uyu mugabo yavuze ko ngo rwose ngo impamvu ngo nuko nyine ngo abantu bakoreshaga tirari ngo urabona ngo ntago bahuza ururimi ngo n'abasirikare basanzwe atanga excuse nyinshi cyane ariko mu by'ukuri ariko birumvikana ko igisirikare cyo nta nubwo ari bura mu mupira w'amaguru niho nabonye bishoboka byo abantu bashobora kuza umwe avuga Icyesipanyol ndavuga Rwanda ndavuga Igiswahili ndavuga Iringano ndavuga iki ururimi rwo mu kibuga rurumvikana ku buryo bworoshye buri wese demonstration nirwo rurimi kwanza genda ukine gatanu naho commanding yo ni ibindi kuko hamamaga menshi uretse izo training rero ziri kubera muri iki kibaya cya Nyiragongo ziriwe ziri kumvikanamo ibibunda biremereye hari n'abandi ngo bagiye gutorezwa Sud Kivu abazarendo tujuru ku buryo ngo bazaza noneho baje ngo batyaye bari gutegura ibitero biri generalize ahubwo hari igihe nize kubona batumije itangazo ngo ry'abantu bashaka ngo kujya mu gisirikare hano muri Kongo za Goma mbo dusore rwo twireze kandi ngo bafite mission ngo rwose kusunika M23 ngo bakasunika mpaka iguye no mu Kivu ahubwo hari noneho ubwo sinza hano abantu bagiye igapromo barapasinze mission yabayeshuwe niko no kuri kuma nawe ibihumbi bingana ari bitanu bari kwisunika ngikagera abana bafite morale kabisa nize kubona rwose ahantu bafite morale bati iyo M23 tutayuwa sisi tutayonyesha tuyonyesha kabisa mchezo harimo muri Rubero nyuma y'aho M23 yafatiye uduce twinshi amaradio 10 my friend ya amaradio avuga ibihuha n'ubundi hari akongo amaradio ntarwo ngo yizeye ko nta makuru nyayo abaha cyane urumva hari umuntu ejo watubaje ngo kuki mutajya muvuga amakuru muri M23 twababwiye ko amakuru y'abo bagabo kuyamenya kireka waciye munsi y'ubutaka aba bagabo bagira bafite ukuntu babika ibanga ariko abanyekongo amaradiyo muri Kongo ntago ababwira ku kibuga ibihari no kuvuga ngo itangazamakuru ryara muri Kongo rifite ukuntu ryimya abakongomani kuri kwibiba biri kubera kuri tere ariyo mpamvu Bisimira avuze ati report strategique kandi koko bababwiye ngo ni report zakozwe batazi ko bahondaguwe Kofi rero yaje kubitambura ati onuji fresterema niyo hanyuma rero amaradiyo muri Rubero 10 yose yamaze gufunga imiryango ibiganiro byahagaze bitewe nuko M23 yamaze kuhafata ubwo rero ibinyamakuru byahise bitangira gushaka kuryo kingo byava muri no gace kuko ngo ndetse na bimwe no mu bikoresho byabo ngo byibwe sinzi ukuntu byibwe ngo bamwe mu bayobozi bayo mu radio ndetse n'abakuru ibiganiro bya profitiye mu kavuyo bajya kwiba ngo bihita byiba nyine ibikoresho nyine nk'uko nyine radio yafunga hahita mu ntero nk'imixeri nkafata machine nkafata micro
kuzi mikoro babikoze henda abandi bagafata ameza uyashoboye uretse ko ameza utapfa kuyikora muri amasasu ari nka mixer urabona ko ufite ibiro nka 30 ukavuga ati kama mbaye izi miliyoni nzazigira impamvu ariko urumva ababa bateje n'ubundi ni leta hari uburyo bugomba kuba unahagarika abantu mu kinyabupfura